urumva uri muzima mu mutwe? Ataye umutwe. Hari ijambo ryanjye ribunziho ke, hari inkoni yanjye unziho, hari kuguteranya n'umugabo wawe cyangwa se n'abandi bose kuri isi, hari ibyo unziho kubera icyo nyita umugome bigeza. Ibyiza nkuzo ni ibihe mamasiko. Ibi byose ni mwebwe. Komeze gutya ni mwebwe n'ubugome bwanyu n'ubugambanyi bwanyu. Ntugashaka kunyigiraho mwiza. Ntago uri mwiza, uri mubi, uri mubi. Ndatekereza kandi ari ikinyarwanda nari ndimo ndakubwira. Kunyigira n'indyarya no kunyishushanyaho birangire unyibagirwe bamasiko, unsohokera hangaha n'inzira ihaza uyibagirwe. Are ayo marira se na marira na ingona, ibyo bishatse gusobanura iki? Urabaye se? Urababaye, urimo urarira kuko babaye cyangwa unejejwe no kumuntu andyamye hangaha mbabaye gutya, cyangwa wabajwe no kutabonye amarira yanjye ndimo ndaguha ikinyarwanda. Nuko urakoze, nta kindi narenzaho kubyo numvise. Umbabarire, ntabwo nzagaruka mu rugo rwawe rwose. Uko ubinsabye ndabikora, ndabikwemereye pe. Gusa nagira ngo mvanga nkubwiye ijambo rya nyuma ke, ntabwo ndi umugome. Imana yo mu ijuru irabizi, ntabwo nigeze ntekereza kugirira nawe umuntu wese kuri iyi si. Naho yabimukira, naho yankorera ibintu bikomeye bibabaje gute, ntabwo natekereza kumwishyura. Ke urakoze, ntabwo nzagaruka pe. Gusa Imana igira imbabazi, Imana ivubira ababi n'abeza imvura izagukiza. Winyishushanyaho genda. Nukuri ndabigusabiye mbikuye ku mutima. Imana ivubira ababi n'abeza imvura izakunyirize, nibura nzajye numva amakuru ko wakize. Nta kindi nakubwira. Gusa ntabwo nzagaruka mu rugo rwawe, umbabarire pe. Ibyo mpuye nabyo nagahoma munwa. Ibyo mpuye nabyo gusa ndimo ndasaba Imana ngo inkomeze. Baba Mana yo mu ijuru we, Mana yo mu ijuru we. None subaye mama, ahubwo numva n'umutwe unyishe pe. Isereri iranyishe siko. Mana we, warwaye? Mbega isuku ntitagira imbabazi, mbega isuku ntisuzugura, mbega isuku siko keza nkoreye. Nagahoma munwa gusa usibye Imana yonyine ifite umutima wanjye ikaba yawufashe kawukomeza. Ndayishimiye, nyihaye icyubahiro. Mana we, keza arantutse. Keza arantutse ampaye icyo bita ikinyarwanda. Umwana w'umukobwa aritonze aranyubahuka arambwira ati wa mukecuru we w'indyarya, singushaka mu rugo rwanjye, kuza unyishushanyaho mbeshya ngo ngugiriye ngufitiye impuhwe, ngo ugira ngo ushinyagurire, ngo niundeka mfurwanwa nagapfuye, umvira aha mu rugo sinzongere kukubona. Umwana w'umukobwa arambwiye koko. Ndireba ndavuga nti ni jewe n'ubundi muntu usa nanjye. Ndireba ndavuga si uyu mwana arasinziriye arimo ararota, namureba nkabona arabona, amaso yarareba. Ndavuga nti ntabwo kizanyubaho ukabigeza ahangaha, ndimo gukenera, ndimo gushaka kumugirira neza. Siko reka nkubwire ikintu kimwe utarambwira. Dore ubu none nibwo najya kukumva, nibwo najya kumva Ana, mwese mwarampondaga sinoge, ariko ubu noneho imyanzuro n'ingiyizi nta n'ikintu wirirwa umbaza, nako ntacyo wirirwa usaba. Mana yo mu ijuru, buriya reka mbikubwire, kuva cya gihe unyigisha umbwira ngo nta muntu ngo wihorera, ngo umuntu yakugire nabi ngo ugerageze ukamugirira neza, ngo ukagira gute, nabyumvise nabyumvise ndanabikurikiza. Yewe na nyuma njyayo
njya kumusura gusa ngira ngo muganirize numve ndebe uko ameze ndebe n'ikintu umuntu yamufasha ariko nanjye ngezeyo nuko yantutse nuko ntabikubwiye uzi amagambo yambwiye hariya uzi ibintu yamwereye ngeze aranicaye twicaranye atabasha no guhaguruka yaza kubishora no kunsohora nkasohoka nkamuvira mu rugo Keza nigeze ahinduka ubuso bwa kabiri gambe ntiyagusunitse ubu nta kubahutse bakubwira ayo magambo warangiza ngo Scott mba nabaye umugome ngo managize gutya nshaka kwikorera ibintu byanjye ku giti cyanjye umva ko noneho nigize nyirampuhwe nyiramico myiza bashaka gukubita urushyi bagahindukiza umva noneho ubu ngiye kumenya ibyanjye nta muntu numwe nzongera kugira iyi ni inzu yanjye n'ibyanjye gusa Scott Wena nabikubwiye ngo ati Keza ntabwo ari umuntu ashobora kubana nawe ngo bishoboke Keza ni umuntu wahindutse aba nk'inyamaswa Keza no kukuroga bishoboye yakuroga ibyo ntabwo ubizi ibyo ntabyuzi buriya na papa ko ari kwigira kuri nawe wasanga yarariye nk'isombe ya Keza yarayimuhaye base babana batahubwo ntawe bitekereza uko babana ura wabonye umeze none umuntu ushaka kuvuga ari amagambo aryanye adahaguruka atanihindukiza uzi ko yaza umuntu ngo ari muzima byagenda gute ibyo byo nanjye nabitekereje iyaza kubagenda ukuri kw'Imana ari kunkubita umuhini cyangwa akagenda agaterura nk'isafuriya yuzuye ibiryo avuga ati ndeka nshaka ikintu kiremereye nkimukubite mu mutwe yari kubikora ushaka kuziyica ukiyica ubusa wajyaga gukora iki hari kuri ya shitani wajyaga gukora wazakora umugabo wawe oya cyakoreka nkwereke noneho ndakarabye niba hari ikintu bita gukaraba Keza ndamukarabye n'Imana yo mu ijuru ibyumve ntako ntagize kugira ngo mugirire neza ariko ineza yanjye ayibonamo inabi rero noneho ndakarabye sinzongera no kumenya n'inzira ijyayo mubwire ngo impuhwe zawe mwebwe musigaye mugerageze njye ntacyo nagerageza nanjye nakuyeho byararangiye Keza Sheri Wow, you look good. thank you nditeguye ubu ndagiye pe ndagiye ariko make sure yuko nyine byose biteguye None se Cobby mugiye guhurira iwabo? oya iryo kosa ntago narikora ntago najya kumureba mu rugo kandi Cobby ubu ngubu muri no minsi afite umugore rero urumva ntago najya kumureba mu rugo ni n'ibintu nanga kujya kureba umutipe yarega iwabo Afite umugore? Okay. so ntago ariho tubuhurira ahubwo turahurira hariya ku bibanza hariya ruguru ku biti Ku bibanza? Yes. hariya hari ibiti byinshi hariya ruguru utambitse. Sindakurangira gute hano hirya hari ibibanza icyambere urakirenga ukagera ku cya kabiri nicyo kiriho ibyo biti byinshi cya kibanza kinini cyane kitarimo amazu hariya niho nshaka ko duhurira kuko ntago twabonanira mu rugo pe wapi so wish me rero strategy ugomba gukoresha urayizi making sure neza ko ibintu byose uri bigenze gake kandi neza ukahava umwemeje naho ubundi bitari ibyo nuramuka utashye Cobby mutarangije kiriya kibazo umenye ko arabe ikibazo gikomeye cyane hagati yawe na Chris. Oya ndagerageza uko nshoboye buriya Cobby rega kera yaranyumvaga n'ubu ngubu hari igihe agerageza kunyumva nubwo yahindutse ariko iyo ducishije make twese aranyumva rero ndagenda mva ndabimubwira kandi araza kubyumva agomba kubyumva kuko uramutse unatinze Cobby urabizi abahungu nawe ashobora kuzagenda agasangira na Chris kwa kundi banywa amayoga ugasanga arabyivugiye kandi Tracy aramutse abimwibwira atari wowe bivuze nawe urabyumva yaba ari mistake ikomeye cyane birumvikana komikireka nkubwire iki kibazo nimbona kivuyemo kikarangira nkabona birarangiye umva hehe no kubonana n'uriya muhungu ntago nzongeye kubonana nawe ahubwo umva Chris wanjye tuzagumana umva n'ubundi amasengesho ndi gusenga ntago Imana yatuma mvira mwaho ngaho gusa kuko Chris wanjye mubuze nanasaba pe mbabarira Tracy weho ntabwo uzi ibintu by'aba ex
buri ishobora kugenda ukagerayo ugasanga mutangiye kwibuka bya bihe mugatangira kuganira utuntu tukwibutsa like nk'ibihe byiza mwagiye mugirana kimwe no kushobora kutagaruka uzi umuntu wagiye kureba ex baratandukanye haba hari ishusho ebyiri kugenda akagaruka cyangwa se ntanagaruke tuza genda gahora ibyo nibyo nirinze kuba najya kumureba iwe mu rugo ntaho najya kuko ndabizi ko nyine hari feelings zishobora kuba ariko nanone kuri njyewe ntabwo byashoboka kubera ko iyo nafashe umwanzuro mbona wafashe niyo mpamvu navuze ngo reka tugende duhurire mu muhanda buriya mu muhanda nta muntu wagufata ngo agukurure nk'ihene ngo kujyane ngo kujyanye hehe se ubusubwo ngiye yanjyana mvuga ko ngiye ahubwo ubwo nibwo bwenge wamenye naho undi byo kujya mu rugo iwe umenye ko byari kuzamo risk pe ariko man ndakwinginze ibi bintu bigende neza Cobby abyumve birangire ibyiwe na Chris hanyuma nanjye ngumane Chris wanjye umurasho biraza kugenda neza nanjye ndumva mbyizeye buriya ntago uzi ukuntu njye mbona Chris mbona ari papa w'abana banjye buriya inshwe mwana we Cobby we ibyo ni birebire buriya nuko ntakubwira story yacu none ubu ngubu gusa ibyacu ni birebire pe none se Cobby ubundi we hagati yawe nawe ninde wanzundi winjyana mu bibazo nk'ibyo kuri polisi ibyo ni byinshi cyane ntago nabivugira hano none ngo birangire cyakoze tuzaganira okay no se wowe na Kenny umva ibyanjye na Kenny byo it's a long story sheri nimbi kubwira tuzarara twicaye budukereho irindi joro rize naryo rike ahubwo reka tuze kurara tubivuga sibyo uyu munsi ntutinde oya koko ni minota mike nkamubwira bikarangira nta kindi kintu tugiye kuvugana n'icyo cyonyine sho ugomba gukorera musore mu nzira ati nta mpamvu yo kujya ngaze mu buzima bwawe kubangamira yifata ahantu hose wigiriye agukurikira ngo nuko ari ex wawe byose ni ibiki ukayikona ukabona aje atuguye hejuru ibaze nawe uzi njye anyiruka inyuma kuriya ntago yanyira njye naduhungu twanyirukaho nakwanze mba nakwanze nuko ibyacu ari birebire ntago nabikubwira none ngo ubyumve umva I can't wait kumva story yawe kuko ndi kumva iri interesting ndaza kuyikubwira ariko byarangiye wowe sigara unsengera ajya ku mavi ariko uyu munsi wakwiyirije ubundi twiyirize nubwo tutabiteguye ko twiyirize tubisengere tubikore vaka ngende nundi ndi gutinda mu nzira genda wihuta ahubwo watinze byo ariko nyine umva nkubwire Chris nankenera nyine ukabona yaje ari kunshaka umubwire ko hari akantu ngiye gufata kuri boutique sibyo nanjye ndaba ndi hafi ntabwo ndi butinde yego sawa sheri umunsi mwiza sawa kamamagare Chris direct Allo bro umva arasohotse none ahangaha haragiye ube maso uzantu bagiye guhurira urabona kuri bya bibanza biri ruguru yo kwa sinzi urabona urenze kino gipangu cy'iwacu ukazamuka kuri bya bibanza binini byo kwa Karisa bakunda kuvuga ngo ni byo kwa Karisa so yibuka umva hariya ngo niho bagiye guhurira kuri rwa rubanza runini cyane rutarimo amazu mbabarira gende wihuta kuko nawe nibwo agisohoka ubu tuvugana sawa undi musaza wanjye agomba kumenya ukuri nta mpamvu kugira ngo udukobwa tujye twirwa tumushyushya umutwe koko akumva ari ibintu nawe mbikora bikansetsa kagusetsa iki se ndetse ubu tujye tubigisha ukuri wazambabarira byibura bwa rimwe sibyo
Sinkuda kumva ugahindura basi inzoga. none se Nyine kanywa nka kawayini. ego ko mwana Ku bantu bakuru ni byiza. nta kindi kintu nanywa akangaka kaba gasimbuje amasaka iyi bayikora mu masaka urumva bayikora mu masaka Nageze kankubaza. Ubu tuvuge wenda nabonye umukunzi w'umusirimu ndavuze ati nawe ndagusohokanye. Arambwira tuzane na mama wawe. Oya tujye tuvugisha ukuri. Uzamubimba yanjye Ibi ntabwo biba mu muntu uzazihenze muri hoteli. Ibi ntabwo bibayo. Ubu tuvugishije ukuri. Urumva mu mahoteli makuru se ngo icyo ushaka urabwira bakagutumiriza. Ese kubyira bahita babintumiriza. nubwo ninde se waza giterura. Nanywa iki se? Nyine nanjye icyo ndi kwibaza umbabara basi uzahindura ikintu cyo kunywa. Ntago nanywa akantu gatoya. Njye mba shaka kunywera rimwe nkumva yuko inda yanjye haze. Urumva? Iyi ngiyi kandi umva wanayinyoye. Ariko ushaka kurya. No kurya wabyihorera. Ibirimo ibintu byose ushobora kuyinywa mu gitondo ukirirwa uribereje ugahinga koko. Ukirirwa uribereje ukajya mu isoko ukaza ukabatekera n'ibiryo byabo bashaka bakabireka. Wiboneye kandi nko mu masaha Eva abarakumva ko rwose. Niyo mpamvu ubona nishimye iyo nifitiye kano kantu kanjye Eva mba nishimye. Yakoze wowe nta nubwo uruhije. Arya nta mafaranga ufite. Sana nifite suya. Urikubona ntaranze gusuka ku mama nawe rero hari ikintu cyo urakamwe. Nkikopesha uzakwishyura. Koma. Ubwo se nicamo amafaranga yo kwisukije basi suransuka. Ejo bundi tugize gutya turagiye habaye inama. Ngiye kubona umuntu abazanye utuntu tw'uduce akantu kangana gutya kangana gutya akicyatsi umusirimu mwagagirire akarakara ngiye nababwiye ngewe singiye gucira kuko umva narihaye ntago ngiye kunsuzugura mumpereza akantu kagace kangana gutya umira gutya rimwe kakaba kararangiye narababwiye ngo mugene muzane primus baragenda barazishaka enye bazintereka imbere ndazinywa kabisa numva ndatekanye ndavuga nti kabisa murakoze rwose bayobozi bacu tuzongera tubatore kunyumva nenge kuno hari n'abayobozi utuntu duto ngo za mitsingi dutoya ngo batwita utwana twazo ngiye ko nabona nitwo gusaba ndabwira nti ngiye ntago nayinywa muni mutanza nanjye naratwerereye urumva nanjye naratwerereye ni mutamereza nanjye iyi nuzi inzoga yanjye ntago biri bukunde baragiye barazishaka enye bazinereka imbere ndazinywa kazakumira abagenzi naho ibyo ariko ureba kariya kana ugira gutya rimwe wagira gutya kakaba kararangiye ubwo se ubunyoye iki ariko ikindi kibazo uhagotomera kakongera ku nyoto ukongera ukagotomera ubwa gatatu wenda ikabishizemo ukongera ugafata iyindi none ukayinywa witonze cyaze narumiwe naho turi ashobora kumutuntu na 25 igaze bayintereka imbere kugenda upfundura eka cyeka banzaniye ijage nkagenda impfundura nsukamo ubundi nkagotomerera mu njage ariko unavuze n'ibyo ngibyo nibuka mwana wa nibiki ndakwinginze tumaze gukura ejo rero ugiye usanze uwo mukunzi wawe cyangwa simbizi unamushaka ni wongera gushaka izina bita ngo Cobby mwana wa nzakuvuma n'uburi bucura bwanjye ririya zina ntabwo ryaduhiriye mu muryango wacu yewe buriya kuri mukuru wawe yari afite uwo bita Cobby n'ubwo wamuteye kibisatsi kibi cy'igikara kiri aho ngaho ngiye kumva numva nawe waguteye yitwa Cobby ntabwo yewe oya nimukajye munzamurira isukari oya rwose urwo ruzina mu muryango wacu hoya yego bana Chati wiriwe niriwe urambaza ngo niriwe nibi ngibi nibi bintu si umwana wanjye nguriye tubiri se Chati ako se mama reka nkubaza ibi bintu tuzabibamo ryari noneho kutangiye no kugenda muri iki cyaro hose udusebye gute se nabasibije gute ahantu hose unyuze ngo nibaguha ibyo kunywa ngo wabyaye bakobwa ngo bizendeze ngo bazayishyura none se naha nindubaruta ninjye wabyaye abana beza muri iyi quartier yacu ninjye wabyaye abana b'inzobe muri iyi quartier yacu none se ndavuga ibintu bitari byo
none se kubyara beza bivuga kugenda wirirwa wiyandarika ibi bicupa mbona ahangaha urimo uraza wisuka mu kabirongera ugenda wisuka ibindi ugenda ubifate muri butike yo kwa runaka usubira hariya afata ibindi mama tuzakorera ibi ngibi nyine ntabwo muzabikorera ariko nanjye bana banjye mujye mu nyumva uzi ko muri iyi karitsiye ari njye wabyariye hehe kwa muganga ndibuka amafaranga 22 n'ibiceri 54 udufaranga tune natanze kwa muganga maze kukubyara cati urumva barambwira bati muri maternity iri i Kigali barambwira ati niyo uri butange urumva papa warayatanga ni gute waba umaze kubona akazi nanjye inyota ikajya yirirwa inyica mama oya ntago akazi ari ako kujya kwirwa mu mayoga ntago akazi kubyara neza ntago bikuha uburenganzira bwo kugenda ahantu hose udusebya aho tunyuze hose abantu baravuga ati dore bya bivume by'abakobwa nyina yirirwa aratisha yirirwa agenda avuga inzobe tuzabana dute n'abantu muri karitsiye tuzabana gute n'abantu muri iki cyaro none se ngiye harugo njya wari wambona mu kabari ngenda sisana nkazinywera ahangaha ninywera utuvuge mu gitondo mba mfite kamwe nkakinywera mu masaha ine nkaba ngomba kunywenda nk'akandi nimugoroba iyo wenda ngize numvise mfite icyaka ndagenda nkabwira bakama nka 2 wenda wataha wamereza n'ibihumbi 4 byo guhaha nkahita mbyishyura nishyura 2 nkahahisha 2 aha hanyuma ubwo buzima urumva buzakugeza kuki none se ungiye nzajya nirwa nicwa n'inyota erega ngiye ibi ngibi nibyo shoboye mwebwe muri abana bato mwashora no kurya ngiye hari n'igihe ibiryo binanira iyo nta kantu ufite ibiryo birananira urumva murambwira ngo ninywe igikoma nakinywa nkaruka ubwo se muba mugira ngo mbigenze gute ariko namwe ni munyumve nyine ntago ugende ako kazi umuntu akora ubwo buzima umuntu arimo arabamo ni ukugira ngo duhindure amateka y'ubuzima bwacu ni ukugira ngo tugushimishe mama ejo uzaba ugenda mu modoka yawe nawe twakuguriye ubambare neza use neza ugenda abandi batagenda unywera abandi batanywera hakuze tuzabigeramo gute twirwa mu myenda y'ibi bintu njyewe reka nkubwire ngiye imodoka uzayihorere ariko mujye mu nzira kandi imodoka se ngiye wimbwira ngewe hano nta n'ikibazo ngewe biba binteye nitahira hano mukaza nkateka mugasanga ibiryo byahingiye mukanyigurira kandi ibyo by'imodoka se ngewe nzi gutwara imodoka n'indi uzantwara ubwo ngo ni wowe wenyine dore nanjye nukumva warangize twirirwanye none se hari uwo nshyiramo umugozi erega nagurisha n'ibitoki byanjye ngewe erega nanjye ntimuzasuzugure nagurisha ibitoki byanjye nagurisha amateke yanjye nagurisha ibishyimbo byanjye reka tubyanzure dutya ntabwo tukubujije kuzinywa kuko nyine wamaze kuba chronique n'ibyawe ntabwo ari chronique nuko arakana namubwiye ngo byibura ahindure nyine ntuza ave kuri biriya ariko murinda kunywesha ubusa kubera icyumwe twatuntu twize nifitiye cyanjye ninywera kabisa nkumva ndahaze iyo mfite nka 4 nanyoye ku munsi biba bihagije murajya kumakana ukanga n'urwara somaho rimwe ngahita nireka hariya kubera mujye musukira mu njagera mu kwera kwirwa ntongana dore ikintu ngiye kugusaba n'iki ngiki zinywe nibikureba birakureba n'ibyawe ariko nibura wigenda utuvuga witwitwaza ahubwo bazaturoga beza ntirase ngo nirata abana banjye nirata uko musa nirate ko nabyarye ngiye mu maternity nakwiratana nahise ejo nibaturoga cyangwa bakaturoga ntabwo bazabaroga ndi hano kereka nanjye babanje kunyica mbere yanjye uri kunyuma muri abana beza iyo mutabutse buri wese aravuga iyo mutabutse harya ku kabari niyo tujyanye cyangwa wenda mukagenda mbere yanjye hari igihe mbagenda inyuma buri wese aba ari kuvuga ati dore abana uri kunyuma iyo muri kumwe na biriya bikobwa byabo iyo muri kumwe na biriya bikobwa by'ibikara hariya bose muricana bagahita bavuga bati dore umwana wo kwa Kanakasha nubwo ndi umudamu barusha byose ngewe uri kunyuma ndabarusha da nirasa abana banjye se nakwirata abana usiko muruta n'abagore bamenye uri muravuga ngo iki nashatse udoro uyu nguyu nashatse kumuha umwarimu w'ina ufite n'igare aramwanga kandi uyu mugabo nawe ameze neza urumva afite n'akabutika hariya ku meza afite n'akabutika hariya ku gasantere igare ase wagireka kwiri gukoma nazo ubwo nayanza nkata karibu
Komeje neza cyane. Ndibona bishimye nahita mpfora ikintu kiranga nahita menya ko Tracy adahari nkurikije ukuntu bishimye. Ase Tracy yaraguhabuye cyane. Amabura uko baburetse sho utangusha uko zino nkweto ariko zigeze kunda kwanga kumvamo. Neze kukigura inkweto ntoya zitagukwiye. Nageze za petit frère nuko ngiye nyine uramamagaye ntamvuga ati gaceme ibi speed. Ugera mu time mutu. Okay. Umva ngewe amukobwa nyigeranga ndebye ijisho rivuga ngo hano ni wanjye. Umva rero humura. Cyose bamutekereza numva na papi. Sheri humura rwose ubu ntago azongera kureba ikijisho nka kiriya. Ibintu byose nabisize ku murongo. Gute se? Ibintu byose nabikemuye ubu ngubu ntago uzongera kuza wikanga ugira ute kubera ko byose biri organized. Gute nyine ngiye mbwire urumva rega ngiye ubundi mumeze nk'umuntu uri mu kigare uri kubimbwira nk'umuntu urishimye ni gute umuntu bro wawe atereta ushobora kumubwira ngo unyegeye nsobanurire nyine ikintu nakoze ubu ngubu gahunda ihari nuko ubu ngubu Tracy yasigaje hano ni nk'amasaha 2 cyangwa 3 nayo ni menshi akaba yasohotse ahangaha urugo ninjye ugiye kuba mawuja warwo ku buryo ugiye kuzageza wisanzuye iri free udatekereza ngo Tracy arakureba ikijisho ko nonongira ngo kisi gute se umuntu ni gute oya onje nsubiriremo girlfriend or bro wawe ni gute ushobora kuvuga ngo amasaha ngibiki nose Sheri webyo ngibyo byihorera cy'ingenzi no kugomba kumenya ko guherera umunsi ari njyewe boss w'uru rugo ikindi no mu minsi mike nawe ugiye kuba boss wa hano wabishatse waza tukanaha abana nyine wowe mbwira byagenze gute wowe bansobanurira bya Tracy ase ntabwo uri kubyumva uri kubimbwira ushobora kubimbwira nabi kuko ntabwo ndimo nyine uri kumbwira ngo amasaha ngasigara amasaha byagenze gute nyine ibyo mubwiye ni ibyo weho fata ko asigaje igihe gito yahangaha kandi namaze kubikemura Tracy asigaje igihe gito yahangaha ya bashwanye bisa nkabyo okay ndumva ari fresh none nimba ari gutyo bimeze ariko ntabwo ari ufite kwishima ngo umbwire ngo iki n'ibiki utanansobanurire nanjye ngo nanjye menye ibyayo nose ubwo namenye wishimiye nabwo se wowe ho wishimye aya ndishimye okay rero guhera uyu munsi ubu ninjye nawe aba boss bo muri uru rugo nako ntago ari guhera uyu munsi reka tubanze tureke Tracy abanza agende kuko ndabyizeye ko nta gihe asigaje hano gusa niyo atanagenda don't worry njye nawe tugomba kuba aba boss ba hano akajya tureba akatwubaha kanadutinya umva byawe ari fresh ngewe ndamutse mbonye access anga cyane ko ngiye niba nakubwira ngo uzi wanjye ukabyanga ngo happy ngo aranga abaji benshi ukajya abaji nibo uje kureba umva nayo nango hano fresh twitwikira hano niho sawa Sheri kuko hari iwanyu ho rwose wapi njye nanga hano hari akavuyo k'abahungu akundi kumva naseka ariko none kundi urande nkuvuga ati nagari ibintu byo kwishimira ku buryo naseka nyine nkandi madage yose baby smile Dore se guseka nyine umbwiye ahubwo wowe reka mbikure ku mutima ahubwo mva nkubwira niyo kumva ibintu bimeze gutyo nta mpango twakora tugatangira nyine tugashaka akantu ko kwishima umunsi umwe ngiye nawe turi kumwe turi babiri sibyo tugategura nk'udukino bajya bategura gukubitana nyine ugahita urya nk'ikintu ugakubitana ukarya ikintu tugaserebura n'ako kantu ya birashoboka cyane nyine iyo story isa nk'ibabajemo ariko nyine urumva ko twe kubera ibyacu bimeze neza ibi nta mpamvu yabyo tu ya nibyo kabisa tugomba kwiserebrira byabo ntabwo bitureba baby miyo phone yanjye biri kumamagara byihoreye ariko ngiye reka turebe ko atari brother wambuze ntago ari wari uso brother waguhamagaye uko ngeze anga ahubwo mbumvira none se nakantu ko kumwe se byibuze karanga ko ngende kumva natangiye no kugira ikintu cy'inyota nyinshi cyane none se ushaka nyumva inkuru nziza ubundi ngende ngira inyota wagira niko nesta niko muri ko mubiri wanjye umeze ushaka iki nyine mbwira ndamikina nawe uyu munsi ra amurese kakaboro ajya umura ka cocktail ariko kari strong apana byandi ujye ufata utuntu ugashiramo tuvura utega ari nk'akantu none se ko nta mayoga hari uyu munsi cyeka nurindira Chris akabanza kaza nta bya Chris nazo ngiye simfite coffee natwe twabikora ku giti cyacu wana nose ngombwa Chris rega Chris bwa nanshishamo ijisho ngiye mba ndumujene kandi nanjye ngomba kugira uburyo providing auto as long as ndi kumwe nawe naribika mamagare wa muhungu wacu urabona se umuntu ntago namubura hano wese ubundi umunsi ubura wese njye nibisanzwe ntabwo ndagushyira pe
ntabwo unyira uyu munsi ni njye mabuja hano. Alo, kumeze neza? Wa mushuti na Cobby. Okay. Wa mushuti wa Cobby. Umeze ute Ozil? Gusa ikintu nguhamagariye umusore wawe arimo aranyinjira. Ozil buretse gato. Cobby si muri inshuti? Abana bafite umufiance nkundana nawe. Yabahoze ari aba ex. So rero baracyakundana. Bivuze ngo hagati yanjye nawe barimo baradukina. Sinshaka rero iyi mikino. Ubu tuvugana bagiye guhura. Ngo? Ozil, ibintu uvuga nibyo? Wababonanye? Reka ngo kubite location y'ahantu bagiye guhurira. Uzure ingirwa mugabo yawe ibintu iri kunkorera Kunyinjiriza nawe ubire. niba uri umuhano muhane avire ku mugore avire kuri fiance mugende ukurikirane mukurikirane agabanye kunyangiriza kabisa. Ozil. Reka nze ndakwica. Mana yanjye, ndakwica we. Cobby we, ntabwo wabinkora. Cobby, ni ukuri wakoze cyane kuba wumvishe message yanjye ukananyita ukaza nyine tukabonana. Ariko Tracy hari ikintu ujya witiranya. Ngiye ko ibintu byanjye nawe ndabitaradukundiye ku mpande zombi. Ntabwo bisobanuye ko wabaye umwanzi wanjye. Ntabwo wampamagara nyine ngo no kuza kumva icyo ushaka kumbwira. Yeah, thank you so much. Rero ikintu mushaka kubwira Cobby, mbore ntunyumve nabi cyangwa ubifate nabi. Sibyo? Kuko aho bigeze nyine ndumva nanjye byandenze. Kugo muza kureba ntuze Ozil hariya mu rugo n'ukuri biri kuntera gukomeza mpangayitse. Kubera ko ubu ngubu none mushiki we nawe yarabimenye arabizi. Azi gahunda zanjye nawe zose arazizi. Rero gukomeza uza ni ukuvuga ngo yuje biba biri kwiyongera. Biriyongera. Cyo ni ikibazo gikomeye. Ozil inshuti yanjye urabizi wari unsangana nawe. Inshuti yanjye cyane ariko yo kuva kera. None ikiri kisumbuyeho kandi Ozil kumureka ntabwo byapfa kunyorohera. Cobby ndabyumva. Ahubwo ikindi kibazo ubwo ndi kwibaza kuko mushiki wa Ozil n'ibyo binabizi. Ramoza agira umunwa ubwo ntago arabivuga. Nicyo kibazo mfite. Buriya ntago namwizera 100% ngo numve yuko ntuje nyine kuba bizi. Ni nayo mpamvu nshaka kukubwira ngo wowe cutting off connection yari yose ufitanye na Ozil kuko gukomeza uza ni ukuvuga ngo biri kwiyongera noneho. Ukuza akabifata ukundi kuntu. Tracy birakomeye kuko uriya ni inshuti yanjye magara yo mu bwana ariko Cobby ndabyumva birakomeye ariko babarira basi unkorera iki kintu. Basi kubera amakosa nzi nagiye mukorera. Tugiye kwemera inshuti yanjye nyereke. Kabikora ku bwawe. Nari narabuze ikintu nakora basi ngo mbone no kugusaba imbabazi. Ibintu byose nakunyujijemo. Kugeza aho twisanze nyine bitagikunda nta n'igaruro dufite ry'uko twagumana. Ako nanjye kamfata amahirwe basi noneho Ozil ndamureka. Connection yose twari dufitanye ndayireka pe. Ku bwawe ariko.
Cobby, merci ndabizi beaucoup. bigiye kwica ibintu byinshi, hari imishinga nari mfitanye nawe myinshi cyane, ariko basi ubu bwari mbonye ikintu nagukorera nanjye nkumva ko nihannye kugukura umuntu akubabaje, nakubura nk'ukunda nyine tukagenda ukavamo mu buzima bwanjye. Tracy, tuza umutima, ngenda bikwemereye, ntabwo uzongera kumbona na Ozil, nta nubwo uzongera kubona naje harako Ozil, ariko basi mvuga ko musabye n'imbabazi y'ibyo nakwemejeho. Cobby, ni ukuri urakoze cyane, kandi nanjye umbabarire kuba utandukanyije n'inshuti yawe magara, nanjye siko nabyifuzaga. Tracy, gutandukana kwanjye nawe ni ibintu tutasobanura, tutazi. Niyo mpamvu mubwira ngo ntabwo uri umwanzi wanjye, kuko niyo nekeje nsanga twapfuye nyine ubuzima twari turimo ibintu tutishyizemo, ariko ndacyuha urukundo rwacu, ntabwo icyo kintu nzongera kugikora. Niba ari wabonye umuntu ushobora gutuma wenda wumva utuje ukanakwibagiza ibihe bibi byose naguteye, ariko nanjye basi hari ikintu kimwe nshaka kugusaba. umukobwa nafashe nka mu mutima wanjye wose nkamwizera akanyitura. Ukuri ndakwinginze bituma isi inyota, ndakwinginze pe, umve ko ntabwo nigeze nkugambana, ntabwo nigeze nguca inyuma. N'ukuri Reka tubyoroshye neza, reka nkubohore ugende usange Cobby aguha ibyo ntaguhaye.